urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Aleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu cyiza dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo koresha ubutunzi bwawe mu butumwa bwiza. Turasoma Luka 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Baravuga ngo hanyuma ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, ari kumwe n'abigishwa be 12 n'abagore bamwe bakijijwe abadayimoni n'indwara, barimo Mariya witwaga Magadalena wirukanywemo abadayimoni 7, na Yohana mukakuza igisonga cya Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Ibyo tumaze gusoma biratangaje rwose. Abagore bamwe bari barakize imyuka mibi n'ubumuga nka Mariya Magadalena n'abandi benshi batavuzwa amazina, bakoreraga umwami Yesu hamwe n'ubutunzi bwabo. Amazina yabo ashobora kutandikwa yose, ariko Imana yibuka imirimo bakoze, kandi umunsi umwe tuzabona urutonde rwuzuye. Aba bagore bagendanaga na Yesu ndetse bakishyura amafaranga y'ingendo ze zivuga butumwa. Bashyigikiraga ubutumwa mu buryo bw'amafaranga. Ubwo ni ubufatanyabikorwa. Ibi ndabyumva, hari abantu batera inkunga ibice bitandukanye by'umurimo w'ivugabutumwa dukora. Bakora ibirenzeho mu buryo bw'amafaranga kugira ngo batume umurimo wacu w'ivugabutumwa hirya no hino ku isi ugenda neza. Aba ni abafatanyabikorwa batera inkunga ubutumwa bwiza bakoresheje ubutunzi bwabo. Urufunguzo hano ni ugusobanukirwa ihame ryo gutanga mu murimo w'Imana. Ni ubuntu. Ubutumwa bwiza ni ubuntu. Hakabaho rero n'ubuntu bwo gutanga. Mu Bakorinto ba 2:8 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 niho dukurira ijambo. Kandi ushobora guhitamo gukorera muri ubwo buntu. Iyo ushize intumbero yawe ku gusohoza inzozi z'Imana, ntukenera guhangayikira ikintu icyo ari cyo cyose. Bibiliya iravuga iti ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ibi wabisoma muri Matayo 6 umurongo wa 33. Benshi batekereza ko guhirwa ari ukugwiza imitungo ifatika. Ariko guhirwa nyakuri kuva ku gukora umurimo w'Imana no gushimangira ubushake bwayo mu isi. Ibintu byose umwami yaguhayemo umugisha ni ukugira ngo uteze imbere ubutumwa bwiza. Ujye uhora wibuka ibyo. Rero nk'abagore Bibiliya ivuga muri Luka 8, koresha imitungo yawe kubw'ubutumwa bwiza. Ni bumwe mu buryo bwo kwicomeka ku isoko yo kubona ibyo ushaka mu buryo butagira umupaka ndetse budashira. Umwami we ubwe akwizeza gutunganirwa kubera ko abona ko ukorana imyumvire y'ubwami, ukagendera mu cyo Imana ikubwira no mu mucyo w'ijambo rye. Bityo rero azatuma ubuntu bwose, ubutoni bwose n'umugisha wose wo ku isi bikuzaho mu buryo busaga, ku buryo uzahora wihagije mu bihe byose no ku cyaba gikenewe cyose. Ukaba ufite ibiguhagije ku buryo udakenera inkunga cyangwa ubufasha, ndetse ukaba uteguriwe gukora imirimo myiza yose no gutanga ufasha abandi. Ibi twabireba mu Bakorinto ba 2:9-8 mu busemuro bwa Amplified Classic. Haleluya. Reka dufatanyirize hamwe kwatura dusengera isengesho. Ndavuga nawe usubiremo uti: nkorana imitekerereze y'ubwami, nkagendera mu mucyo w'ijambo ry'Imana, nkoresha ubutunzi bwanjye mu kwagura ubwami, bityo rero mbaho mu migisha y'Imana isesekaye n'ibyo iduhesha. Urakoze mwami kubwo kugwiza imbuto zanjye,
mbiba no kunkungahaza mu buryo bwose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mu gucengera iri jambo turasoma Abakorinto ba kabiri ibice 9 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Turasoma nanone Luka ibice 6 umurongo wa 38. Twongere dusome Imigani ibice 11 umurongo wa 25. Haleluya. Kugira ngo nanone ubashe gutanga ubutunzi bwawe mu buryo bw'ubwami bw'Imana no kwagura umurimo wayo, birasaba kubanza kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndagusengera rwose mu mutima wanjye ngo iri sengesho rigiye gukurikiraho uryakirane ubwuzu, urisenge urikuye ku mutima, kugira ngo ubashe kwinjira mu muryango w'abana b'Imana, maze ubutunzi bwawe ubukoreshe wubaka ubwami bw'Imana ndetse ugeza ubutumwa bwiza ku bandi benshi bari hafi n'abari kure. Urumugisha cyane ubwo mubikora naho ubutaha. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.